Yesu uri igihome cyanjye kandi uri n'umukiza wanjye uru rutare rukomeye wakongeje itabaza ryanjye. Yesu nashimwe nanone inshuti z'umusaraba bene data, ndagira ngo dukomeze dutekereze ku rugendo turimo rwo kubatizwa mu mwuka wera no kuwuzura, ariko tunibuka yuko umwuka wera ahanga udushya. Nasomye mu KUVA ibice 20:3 sanga haranditse ngo kandi uzabwire abahanga bose nujuje umwuka w'ubwenge babohe imyambaro ya Aroni yo kumwereza kugira ngo akore umurimo w'ubutambyi. Waruzi ko umwuka wera turi kwaka, turi gusaba, dukeneye ari n'umwuka udufasha mu buzima busanzwe tugahanga udushya. Mwese watekereza niba umwuka afasha abatayeri, abadoda imyenda, akazafasha abacura n'ababaza, urumva umwuka atarema. Bivuze ko rero umwuka w'Imana aje ku muntu ntabwo abaje gusa kugira ngo ugire feeling yo kumva umwuka wera muri wowe, ahubwo ni umwuka w'akazi, ni umwuka mukozi, ni umwuka akazi, ni umwuka utuma ibyo ukora byemera, akaguha ubwenge. Urumva ko rero Imana yohereje umwuka utuma abahawe uwo mwuka, hari Mose wajyaga gusenga Imana ikamuha igishushanyo mbonera cy'ibyo agiye gukora, ariko umwuka wera akaba nawe agomba kuza gutanga ubwenge kubashyira mu bikorwa igishushanyo umuntu yeretswe. Ubwo zo ni za mpano rero. Umwe yabaga afite igishushanyo cy'iby'Imana yamubwiye, ariko ufite umwuka w'ubukorikori no gushanga udushya, bagahita bumva icyo avuze. Watambukije kugira neza kwawe imbere y'amaso yanjye. Reka rero umwuka wera abe kuri wowe kandi agufashe. Wibuke ko na Farawo yavuze ngo twakuraho umuntu nk'uyu ufite umwuka w'Imana. Ni Yosefu igihe yabaga muri Egiputa yari afite umwuka utanga n'inama, baravuga ngo twakuraho umuntu umeze nk'uyu. Ni umwuka rero wo mu kazi, ni umwuka wo guhanga udushya. Imana igufashe ugira amayerekwa atumuhanga udushya tutigeze kubaho. Imana ifite ubushobozi bwo gutuma utekereza utabonanya abandi, utumvanya abandi bitanirwa mu ishuri, bikozwe n'umwuka gusa. Nyemerera rero mu kubatizwa kwawe no mu cyifuzo ufite, umenye ko umwuka azagufasha mu kazi ukora. Akazi ukora wirirwamo k'intoki k'amaboko azagufasha kandi bizagenda neza. Niyo mpamvu dushaka no kwizera ku buryo unyemerera tukafatikanya kuvuga ngo Imana yohereje umwuka wayo hejuru y'isi itagira ishusho, umwuka akayazenguruka agira ngo atange ishusho y'isi tubona. Arema imisozi ayishyira ukwayo, amazi ukwayo. Umwuka rero azi kuvangura ibintu bivangavanze kandi atanga ubwenge butuma wabasha no kwitunga no kubaho. Reka uze kubisengera, ubisengere, ubwire Imana uti Imana, namenye ko umwuka wera ari umwuka wo mu kazi, uza kudufasha mu kazi k'amaboko ka buri munsi. Aguha ubwenge mu byo ukora, ugira ubwenge, ibyo ukoze bibe bidashyikirwa. Ubibonye avuga ati ibi bintu bivuye kwande. Wibuke ko umwuka wera yigishije ba Petero kuvuga. Yesu yarababwiye ngo ntimwibaze ibyo muzavuga kuko nzabaha ururimi abisi batabasha kunesha no kuburanya ngo barutsinde. Byose byerekana ko umwuka wera adufasha no aduha ububasha n'ubushobozi bwo gukora ibintu by'indengakamere. Bikubere ko wizeye rero mu kazi ukora, mu muruho wawe, mu ngorane, ndakwifuriza kuzura umwuka wera no kubatizwamo. Kandi nkwibutse ko ari umwuka wo mu kazi. Ntabwo twahawe umwuka gusa kuvuga mu ndimi nshya no kwerekwa, twahawe umwuka wo mu kazi, haba akazi k'amaboko n'akazi k'ivugabutumwa. Reka rero nkwifuriza umugisha w'Imana, ariko nifuza ko ubisengera, ubwire Yesu uti Yesu, umwuka wera wampaye ni umwuka w'ubuhanga wo guhimba,
wo kurema wo gukora udushya. Imana igufashe gutekereza ibintu bishya, ibintu binini, ibintu byagutse, ibintu mbese bikuru. Hari icyo namaze kumenya, none asengera icyifuzo, uzasengera icyifuzo gituma Imana nigisohoza bizagaragara ko ariyo iri kubikora yonyine. Hari igihe dusengera utwifuzo duto na bene wacu badufasha babikoraho, ariko usenga Imana ikuremere iyerekwa n'intumbero ituma ukora ikintu ufatanyije n'Umwuka Wera n'ubwenge Imana izaguha. Ukirebye azavuga ati dukurikije imbaraga afite, uvuge uti uyu muntu ashobora kuba hari Imana, bazavuge bati uyu muntu hari Imana yakoranye nawe. Hari umusaza nakunze w'i Burundi, yari umuntu utarizi, udafite ubushobozi bugaragara nyine bwo kwisi, ariko akagira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Agura imisozi, yubaka ibintu bikomeye, yubaka ibigo by'amashuri, yubaka insengero zidasanzwe. N'ubukeye umuntu ajya kumukora ubushakashatsi, aramubaza ati ibi bintu wabikoze ute kutize, ko nta n'ahantu wabisomye, byavuye Kandi? Yaramubwiye ngo icyatumye mbishobora nuko ntari mbizi. Mu yandi magambo yaramubwiye ngo nisunze Umwuka Wera kuko niwe udushoboza gushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana. Reka nawe rero utangire urote ibintu binini. Imana igusuye mu nzozi, wayibwira ko uri gutekereza iki? Gira iyerekwa kugira ngo uzabeho ujye uteganya utuntu dutoya tugereho, byaruta ko wapfa ufite ibintu wateguye gukora utakoze undi akabikomeza. Izi ndege tubona zigenda mu kirere ntabwo bayikoze ngo umunsi umwe irarirangiye, yakomeje ahubwo habaho igitekerezo, abandi baje bakajya bayishyira mu bikorwa. Ariko Umwuka w'Imana guhishurira ikintu wakora mu gihe ngiki kigutunge, gitunge n'abawe. Imana iguhe umugisha. Umutima wanjye ntuzatinya, naho naba mu ntambara, ngufite nk'umurengezi. Unkomeze umutima singacogore, nushima kongera mu butayu, ntuzareke nicwa n'umwuma. Twakurebyeho tuvirwa n'umucyo, ntituzagira ipfunwe. Twarasogongeye maze tumenya ko ugira neza Yesu. Twakurebyeho tuvirwa n'umucyo, ntituzagira ipfunwe. Twarasogongeye maze tumenya ko ugira